squizo muraziranye ntango muzi Kasuku Kasuku ni umuntu yitwa squizo wa mipango niwe waposte navuga ati uyu muntu no musikama mbona nabandi babyuriyeho kuri Twitter ndabibona ariko kuri nge mbona nta kibazo ahubwo nababyira ikintu bashinzwe niki Kora Prophet Joshua nago naje hano kugira ngo nderanye amagambo nuriya muri kuvuga Kasuku nge nateranya gute n'amagambo n'umuntu usanga abakobwa nge naterana n'umuntu gute amagambo gute agende ndera bamuvure nge nago nasubizana n'umusazi hako wamusengera ndabizi ko ningi arayifata kubera nabwe Eradi urabizi ndakuzi urabizi neza ntago ari ibintu byo kuvuga ngo nukujya kure urabizi turaziranye amaso kuyandi nubwo wenda bashatse kuvuga ngo ntago nzi cyangwa se wenda ngo Kasuku ninde nibiki byose urabizi neza ko tuziranye yewe niyo mpamvu mbanaje nkubwira amazina ya Eradi kuko ubizi neza mvuge nibindi se mvuge nibindi cyangwa wenda inzara ni gute umuntu watura muri Amerika ari kuvuga amasa 28 bishatse bwana kazugira ora kuri media abantu baba muri Amerika barabizi baba ari occupé 10 heures du temps de travail 14 heures du temps de travail hari ku muntu buri nyuma y'iminota 10 buri nyuma y'iminota 20 agomba gukora ikiganiro wasanga Amerika no yaramunaniye nakazagira ni social media mwishura YouTube rero agomba kuvuga Prophet kubera Prophet arabizi ko murenze kubera ntushobora kuvuga umuntu urenze ni muri hejuru y'umuntu numuvuga ariko n'umuntu ari hejuru yawe ugira umwanya wo kumutekereza ukamuvuga umuntu ufata agatuka president w'igihugu sikora mubona ko aruzuye umuturage usanzwe agafata muri kunyumva agatuka president w'igihugu kindi uziko biriya ni penal nagabifite ububasha ni gute wafata ugatuka president Tshisekedi ngande ndaceka yuko ribu yamfasha yamutuka ngande u Rwanda na Kongo bifitanye ibibazo ariko nagara abaturage b'u Rwanda bafitanye ikibazo n'abaturage bo muri Kongo ni bihugu bibiri biri ku Rwanda ni politique ahubwo yambwira nimba ari umunyapolitika u Rwanda binyemeze cyangwa ari umunyamakuru uri politize tuvuge nka Scovia watuka president Tshisekedi nkandi hanyuma watinya Prophet ntago wamutinya so umuntu nguriya ni umuntu uri umusazi nge nago nasubiza n'umusazi umuntu watuka president yatinya Prophet bizagira nigiye na president wazamutuka kubera icyo ushobora gukorera undi wagikorera nundi muntu uri hafi yawe nago nasubizana n'umujenga ndabizi no video uraza kuza kuyireba kandi ahantu ubaza kuza kwicara urimo urareba iyo video buriya rimwe na rimwe nujya kuvuga ibintu uri mu gihugu cy'u Rwanda ujye ugerageza ibishoboka byose uzunguza ururimi rwawe inshuro 3 byambabaje cyane kandi byanantunguye cyane kubona umuntu nkawe wagakwiye kwicara ugatuza bitewe nuko uri mu mutekano igihugu cy'u Rwanda nta kibazo ufite n'uburenganzira bwo kuba wavuga ibyo ushaka ariko ntago ufite uburenganzira bwo gukina ku banyarwanda ku mubyimba gasonde kanyoko wowe ukaza uvuga ngo bagutukiye ngo president ngo Tshisekedi kubera ibyiza arimo arakorera abaturage se kubera ibyiza yamariye iki population sinzi niba ku kantu uraza kongera ugatekereza unaje kubyira abanyarwanda ko nje kubabyiriza oya na nitorero nababyiye ko nje gushinga Prophet Joshua yaje mu Rwanda kuruhuka no kumenya u Rwanda no kumenya ikinyarwanda no gutuza mu Rwanda ngaruhuka mfite amafaranga yanje anyemerera kuruhuka mu kino gihugu nabikaze nago naje kubabyira ngo nje gukora ubu profete hano na mwanya nabigirira kabisa ngiye umuhamagaro wanje ni gufasha abatishoboye mbashaka abambyire imishinga ahubwo bambwire abakene bari he mbambwire amorferina na agenda tukagira icyo tubamarira ahubwo bareke kuvuga ibintu by'ubucucu bitagira aho bihura reka twigarukire mu murimo kandi ikindi nakubwira we Eradi Joshua ukunze kwita Prophet ngo Joshua
amafaranga urimo urashaka kwerekana ntayo na gato ntayo kabisa kandi ntayo na gato. Urabizi neza yuko no gukodesha inzu byabaye ngombwa ko scaminga umuntu bita Veve utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe wakohereje amafaranga. Ndetse ndabizi neza ko abantu baza kuza kureba kino kiganiro giye ubwanjye nakoze baraza kuza kurekura ibindi byinshi. Ngira ngo waranabibonye n'ama message wirwa wandikira abana b'abakobwa ubabeshya yuko bagomba kugusanga kuri niwe waposte navuga ati uyu muntu no musikama mbona n'abandi babyuriyeho kuri Twitter. Komeza kwibutsa Emi amubwira ko we gahunda ye cyangwa se papa siye ko ari ukuza gufasha abanyarwanda. Papa siye ko ari ukuza gufasha abanyarwanda, ariko nkomeza nyine kugenda numva ikiganiro ndabone se ko ari ukuza gufasha abanyarwanda. Ubwo ni muri analyse zanjye ndabanza kwanza ndamureba aspect physique ye, ntaravuga wenda ku mutungo kamere cyangwa se wenda kubijyanye n'ubutunzi yivuga ko afite. Yanamwibukije ko iwabo watari mu Rwanda, iwabo ngo ari ahitwa ngo Kinshasa, ngo niho yavukiye, ariko ngo akabakomoka ngaho bita ngo Katanga. Ubwo impamvu yamubwiraga mwene ibyo ngibyo nuko wenda Emi afite ubwenge buke, ariko impamvu yamubwiraga mwene ibyo kubera ko twese twakuze twumva ko intara ya Katanga yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isanzwe ifite ibirombe bibamo za zahabu n'ibiki byose, yagiranga mwibutse ko wenda amafaranga yumva ko bamwitirira afite wayakura muri Katanga, ariko ibyo ni scam, ni ibintu n'amagambo abaskama bose bakoresha. So icyo yashatse kuvuga ngo niba yaraje kwigisha abanyarwanda cyangwa se kuza gufasha abanyarwanda, cyeka niba yaraje kubafasha kubigisha gutera ka mukorogo. Buriya n'umuntu w'umugabo witera mukorogo mwoka byaramwe, ukajya ubona ukabona mwene ahanga mu ntoki ameze nko mu kabuno k'ingurube, uzahita uvuga ko uwo ngo rwose atajya musikama. Uyu muhungu rero Eradi Josiwe ibi bye by'ubusikama yigira kuriya rimwe na rimwe ajya niyiba, ntago wamutinya. So umuntu nguriya ni umuntu uri umusazi, nge ntago nasubiza n'umusazi. Umuntu watuka president yatinya prophet, bizagira nigiye na president wazamutuka kubera icyo ushobora gukorera undi wagikorera n'undi muntu uri hafi yawe. Ntago nasubizana n'umujinga kamwe kugira ngo bagufate video banakubone wakicoco kitukuje gusura urugo rugabo, wajya ukarajya kureba ku kabuno ka buryo gasomokara gashono kanyuko, ukanatinyuka wowe ukavuga ngo president ngo bamututse, president ngo Tshisekedi gashono kanyuko. Uzi n'ibintu arimo arakorera abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kweli, arimo arabakorera genocide ku manyoko, ariko wowe ukabura aho ngaho ngo bamututse wigize porte parole umuvugizi kweli. Ako kantu nakomeje kukakubwira nko gusubiriramo wongera ugenda ugateke. Umuntu muzima ufata agatuka umuntu kuri mama we ntabwo amuzi, byashoboka umuntu ni imfubyi, byashoboka na nubwo abagira, ugafata umwanya ugatuka umuntu ku myanya y'ibanga, se uri normal? Ntabwo uri normal. Bagomba kukujyana ndera bakakuvura and then ukagaruka mu bantu. Nicyo nyewe navuga, nge ntago namutaho umwanya. ngo natutse ngo Perezida Tshisekedi. Aho Perezida Tshisekedi uwo nguwo uvuga gisonde cya nyoko, uzi ibintu arimo arakorera abana b'abanyarwanda bavuga, abana b'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, we gisonde cya nyoko. Uzi ibintu arimo arabakorera gashono ka nyoko ko buriya wanabivuze jewe ngahita numva ahubwo noneho nahita nsa kubeta kaza nkubwiza ukora igisonde cya nyoko we Joshua. Wese wakoze ku mafaranga azi importance n'agaciro k'amafaranga. Nta mukiro ushobora gutakaza amafaranga ubusa. Abafaransa baravuga ngo si tu ne maîtrises pas la direction du vent, il faut faire attention à la poudre du piment. Bishatse kuvuga ngo iyo utazi icyerekezo cy'umuyaga ugomba kwitondera ku ifu y'urusenda. Bishatse kuvuga iyo utazi umuntu uwo ari we, utazi uko avuga, utazi ubwenge bwe uko bumeze,
ugomba kumwitondera cyane ataza kukubabaza mu maso. So uwo mwana rero yaguciye intege kubwenda nta wundi umwana na kibazo afite. Yego. Umuntu wamusunitse. Baragiye barifatira igikundi cy'abagore b'abapfakazi b'abakongomani batuye mu bihugu byo hanze za Finlande, za Sweden, muri Amerika. Noneho abo bagore b'abapfakazi bakajya bababeshya ko ngo ari abakozi b'Imana, bazajya babasengera. Abo bagore nabo bakohereza amafaranga rwose. Noneho n'amafaranga ejo bundi yamenye kwa The Ben, amakuru mfite neza nuko aya mafaranga ari amafaranga rwose yiririye umuntu amubeshya ko agiye gukora ibishoboka byose ngakamukorera miracle. Akimbwa nk'iyi ngiyi y'umusega yitukuje imeze nk'akabuno k'akayongwe ikora miracle yihe gashono kanya. Wegashino kanyo wanavuze ngo kuri nge mbona nta kibazo, ahubwo nababwira ikintu bashinzwe n'iki. Kubera Prophet Joshua nago naje hano kugira ngo nderanye amagambo nuriya muri kuvuga kasuku. Nge natera gute n'amagambo n'umuntu usanga abakobwa. Nge natera n'umuntu gute amagambo gute. Agende ndera bamuvure. Nge nago nasubizana n'umusazi. hako wamusengera. Ndabizi ko ningi arayifata kubera nabwenga afite arongera avuga. Hari ibintu mbona nkabona ahubwo hari umuntu warengereye nkavuga n'uyu muntu kugira ngo umuntu amusubize ku murongo yongere yitekerezeho, ndetse na famiye ye n'umuryango mufashe kongera kwitekerezaho mu buryo bwiza, nuko nibura basimusobeka. Navuga nti gaca gashino kanyo ko Prophet Joshua, genda wongere witekerezeho umenye mu Rwanda bimeze bite, ibyo umuntu ashobora kuvuga n'ibyo adagomba kuvuga, ukamenya ntibavuga bavuga. Yakomeza kuvuga ati ntago ngo azi Ikinyarwanda kandi numva n'amasaka yazi neza. So niba rero utazi Ikinyarwanda, niba rero utazi no kuvuga ibyo uvuga, ibyo bintu byawe byo kuba twari turimo turakora ibiganiro bya showbiz turi mu gatwiko gasanzwe, wowe ugahita ubizanamo ibyo ngibyo byabacise shirukanye ko uzi ibintu arimo arakorera abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wowe ukaza ukigira umuvugizi we. Bivuze ngo icyo bishatse kuvuga ni iki? Icyo bishatse kuvuga ni iki ngiki? Ni ukuvuga ngo wowe you don't even care. Ntacyo bikubwiye, nta nicyo bigutwaye kubyo uwo nguwo urimo uravuganira arimo arakorera abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. So nta kintu babikubwiye, ratwitse uvuze ibyo uvuga, uhise unavuga uti kwanza Gasuku yatutse Tshisekedi. Mbese no kuvuga ngo niyo purpose yo kuba wakoze mwene nk'icyo kiganiro, kugira ngo ubonereho umwanya wo kubwiriza ibyo bwiriza. Uko niko biba bimeze guys, ntazagira umuntu uvuga ngo hari ukundi. Niyo purpose yo kuba yakoze nk'icyo kiganiro. So banyarwandakazi, iyi ngiyi yari remarque, yari gasopo nari ntanze kuri iki gicuco kugira ngo n'ikindi gihe nikizigire kigira gute, nikizigire kinagerageza na gato kuba cyakongera kumenyera muri ubwo buryo, cyangwa se n'ikindi gihe ntazigera ashaka umuntu abeshya amubeshya ko ngo ari umuprofete ngo amusengera, ntihazagire n'umuntu abeshya ngo afite ibiceri. Uyu muswera nyina ibiceri afite nababwiye aho yabikuye, bagurishije iwabo. So baragabana ni 8, nibiriya ni ibiceri bidashobora kumara n'amezi 2. Nabona yaraguzemo imyenda, yaguzemo agakote, yaguzemo iki, afatamo akazu k'iryibiri. Icyo kuvuga ko cyo gusengera abantu cyo rwose ntago cyakongera. Ariko ni gute usengera abantu wirirwa umwe biyoga, wirirwa ujya mu ndaya, wirirwa ubyina za mapiano? Ntago ugira gukunda abandi ba prophet baba bameze babiturije, ari abantu badatwika.